mwiriweho mwebwe mwese abakozi b'Imana bene data n'abashiki banjye bo mu materaniro agiye atandukanye aho ngaho muri Escobedo Nuevo León ahari missionnaire Miguel Brindas Marin mu iteraniro Francisco Banda abereye pastori aho ari uyu munsi wa none kuwa gatanu itariki enye z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 2023. Ndabatashya mwese abakurikiraniye itumanaho ku cyogajuru Amazonas cyangwa se n'abakurikirana itumanaho kuri internet n'abazumva hanyuma muri uyu mwanya nyuma yuko byafashwe mu majwi n'amashusho muri iri joro bikazabikwa kugira ngo bityo hanyuma nabo babitega amatwi nabo namwe mwese ndabatashye by'umwihariko kimwe ndetse n'abazakomeza kubisoma kandi isomo dufite kuri uno munsi wa none kuwa gatanu itariki enye z'ukwa munani 2023 Yesu Kristo arimo abatura icyo umwanzi yabushye n'ubutumwa bwabwirijwe ari tariki 12 z'ukwa munani muri 2010 bubwirizwa muri San Luis Potosi muri Mexique yifashishije icyanditswe cyo mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 13 umurongo wa 10 ukageza kuri 17. Icyo nicyo cyanditswe mwene data William yifashishije aha muri buno butumwa tugiye kumva. Noneho twebwe reka dusome mu rwandiko rwandikiwe Abaroma n'uyu mugabane muto aho intumwa Paulo itubwira ibi bikurikira ni ku igice cya 8 umurongo wa 18. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzayishurirwa kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana kuko ibyaremwe byashyizwe mu bata bw'ibitagira umumaro icyakora si kubw'ubushake bwabyo ahubwo ni kubw'ubushake bw'abibushyizemo yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora bikinja mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Tuzi yuko ibyaremwe byose binira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu ariko si byo bisa ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Nimwicare nyamuneka. Yesu Kristo arimo abatura icyo umwanzi yaboshye. Reka tube dusoma imigabane imwe n'imwe iri mu butumwa bubiri aho mwene data William atubwira ibiri muri buno butumwa bwitwa ngo kwakira ubwami butabasha kunyeganyezwa bwabwirijwe itariki 29 z'ukwezi kwa kane muri 2012 bubwirizwa no muri Cayo Puerto Rico. Muri ubu butumwa aratubwira ati rero turatahura yuko isi yose kuva igihe ikiremwa muntu cyagwiriye mu ngobyi ya Edeni abantu baguye mu buroko bwo mu bwami bw'umwijima. Rero kubera ko ubwami bw'umwijima bwakatiwe ko buzarimbuka bukavaho, mwitegereze urupfu rwazanywe na Sekibi rucengera mu biremwa abantu kubera cyaha cyabereye mu ngobyi ya Edeni aricyo cyaha cy'inkomoko. Mu yandi magambo ibiremwa abantu bahinduwe abashobora gupfa ariko se ibyo byaturutse kuri nde? Kuri ya nzoka ya kera ariyo umwanzi na Satani. Rero aho ngaho niyo yinjirije urupfu mu bantu nuko aho ngaho yageragezaga kuba yabacakira nuko uwo yagerageza kuba yafata wese yaramufataga ndetse akagira icyo akamwigarurira nuko ndetse bijya bigenda nyanganira nk'umuntu utekereza cyangwa se akavuga yuko niba ari buhure n'ibibazo cyangwa se agahura n'impanuka uwo ngo akagerageza kuba yajya muri icyo kibazo umuntu uwo wese uko yabishaka. Uwo ni Sekibi biteza ndetse n'abana ba Sekibi ariko abana b'Imana kubera ko bo bazabaho iteka ryose bari kumwe n'Imana
bari mu bwami bw'Imana bo agerageza kwikurura abo bagerageza kujyana abo bakura bose ngo babinjize mu bwami bwa Kristo, kugira ngo uwumva wese yizere biciye mu kwizera Kristo mu bugingo bwe, amwakire ndetse amwakire nk'umucunguzi we, yakira agakiza n'ubugingo bw'iteka ryose. Ibyo byose ni ibyo muri dispensation y'ubuntu, aho ngaho niho byabereye, kandi ubwo hatangwaga amahirwe kugira ngo noneho abantu babashe kwakira izo nyungu arizo zamuzanye mu kuza kwe kwa mbere. Kandi ibyo ngibyo byasorejwe muri Yesu w'i Nazareti, ariko gusozwa ko kuza kwa mbere k'umwami, ariko gusohozwa kw'ibyo isezerano rya kera ryagaragazaga ribishushanya muri ya masekurume y'ihene, ndetse nyuma yaho bikazahinduka noneho ukuri, iryo shusho n'urugero bikahinduka ukuri muri Yesu umwana w'intama utunganye. Icyo gihe cyose rero cyararangiye, igihe cyo kwakira Kristo nk'umucunguzi, ibyaha bikezwa amaraso ya Kristo, umuntu akabatizwa mu izina rye, ndetse bityo umuntu akakira ukundi kuvuka gushya, icyo gihe cyamaze kurangira. Rero uko ni nako higaragaza ubwo bwami bwombi. Abo mu bwami bw'umwijima bagerageza kuba bakurura ubwami bw'umwijima bukurura abantu bose mu byo batekereza ko baba bakora byose ngo bajyane ubwo bugingo mu irimbukiro. Ariko hari ibintu byinshi hano mu isi bitandukanye abantu n'Imana. Ibyo bintu byose abantu baba bagomba kugenda amaso yabo mu mwuka akanuye, kugira ngo badahumanywa n'ibyo bintu bitandukanya ibirimo abantu n'Imana. Kandi abantu imitwe yabo bakayerekeza ku ijuru ku Mana, kugira ngo bashake Imana n'ibindi bintu byose by'Imana, ari byo Imana ifitiye abana bayo muri kino gihe hano ku isi. Imbere gatoya muri buno butumwa n'ubundi akavuga ati, nuko rero igihe ibihano by'Imana bizamanukira Amerika y'Amajyaruguru, bikamanukira n'abandi bose banze Kristo nk'umucunguzi wabo, ni nako hazatangira ibihano by'Imana bigatangira kumanukira Amerika Latina ndetse na Karayibe. Ba bandi bose banze Kristo nk'umucunguzi wabo umwe kandi ubahagije. Mu yandi magambo, ibihano by'Imana bizamanukira ubwami bw'umwijima, nuko bitangire muri ubwo buryo muri kino gihe cyerezo kandi muri iyo minsi. Rero kubera ko umuzuko nuba hazaba umutingito, ushobora kuzaba ari wo mutingito nta gushidikanya, umuzuko w'abapfiri muri Kristo, kubera ko igihe Kristo nawe yazutse kandi akazukana n'abera mu isezerano rya kera, nabwo habayeho umutingito. Ibyo ngibyo aho byanditse ni mu gitabo cy'ibimenyetso 7, aho ngaho nahatubwira. Ariko reka tubanze twerekeze mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero, ku rupapuro rwaho ku rupapuro rwa 365 ngo ni nka 364 363 gutyo hafi aho. Avuga ati, twagize umuperezida w'umugaturika nta gushidikanya, tuzagira n'undi. None hasigaye iki? Nta kindi gisigaye keretse Abaheburayo 12, rya jwi ryanyeganyeje isi, ariko ubu ngubu aratangaje ati hasigaye irindi rimwe, noneho nkazanyeganyeza atari isi gusa ahubwo n'amajuru nayo. Yandika ngo Ibyahishuwe igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza kwa 5. Rindi rimwe Imana izanyeganyeza isi. Kuri iyo nshuro hazagwa ikintu cyose gishobora kunyeganyega, noneho azayivugurura. Mu kwa 3 muri 63 wa mutingito wabaye muri Alaska kwa 5 mutagatifu wanyeganyeje isi yose, kabone nubwo itasigaye yituye hasi ngo igwe,
imana yarimo itanga itangazo ry'umutingito mpuzamahanga ari uzaba vuba bidatinze mu rwego rwo hejuru. iyi si izakubitwa igihano ku bw'icyaha cyayo hakoreshejwe guhinda kw'inkuba ndetse n'imitingito. bene data na mushiki banjye, hariho ahantu hamwe hakwihanganira iyo mitingito, ashushanya ibuye rikomeza imfuruka ndetse n'ibisekuru, kandi aho hantu ni mu mukumbi w'umwami Yesu. yandika ngo mu gisekuru cya 8. ndabinginga mu gihe imbabazi z'Imana n'ubu ngubu zigishobora kuba zaboneka, ndabinginga kugira ngo ubuzima bwanyu mutizigamye mu bwegurire Kristo, ari we nk'umwungeri mwiza azabaragira kandi abagaragaze mudafite ikizinga cyangwa umunkanyari, mufite umunezero ukomeye. rero mwumve ahangaha uburyo mwumva uburyo imbabazi z'Imana zakomeje kwagurwa kandi zaguka mu gihe cya mwene data Branham, ndetse nyuma yaho no hanyuma gatoya, nyuma kandi no mu gihe cya marayika w'umwami Yesu Kristo William Soto Santiago. ariko kandi mwibuke yuko marayika w'umwami Yesu Kristo yari Paulo, marayika w'umwami Yesu Kristo yari Ireneo, Martin Kolomba, kubera ko abo ngabo nibo bari ba marayika ba mesaje b'umwami mu itorero. ni ukuvuga ngo ibyanditswe aho ngaho turabibona bifite gusozwa k'uburyo bwinshi nk'uko twagiye tubisoma kandi twabyumvise, aho ibyanditswe bigira guhishurirwa kwinshi ndetse. ariko mutega amatwi mwumve uburyo atubwira aha kuri izi mbabazi z'Imana noneho ari ubwa nyuma, kandi akinginga abantu, abagira inama no mu gitabo cy'ibimenyetso 7 ko akiri ku ntebe y'ihongerero. ati mumwemere uyu munsi wa none, kuko hazashyika umunsi ubwo urugi ruzakingwa agahaguruka ku ntebe y'ihongerero. rero uyu munsi wa none bwo noneho twe twavuga tuti ibyo ngibyo byamaze guhinduka ukuri, kandi twakomeje kugenda tubivuga, twakomeje kubibwiriza ko ubu ngubu atakicaye ku ntebe y'ihongerero ukundi mu ijuru. amagambo yavuzwe na Reverend William Branham cya gihe kwa kundi atubwira yuko we yingingaga abantu avuga ati ndabinginga kugira ngo mu gihe imbabazi z'Imana na n'ubu ngubu zigihari mumwemere mumwakire, kubera ko azashyika umwanya ubwo nta mbabazi zaba zigisigaye, nta n'amahirwe azaba agisigaye ukundi. rero ayo mahirwe yo kumwakira nk'umucunguzi w'abantu yararangiye, yarashize. rero ubu ngubu hasigaye kwakira guhishurirwa Imana biciye mu gikoresho cyayo kiri mu ibuye rikomeza imfuruka, kugira ngo noneho abari b'abanyabwenge bakire kwizera ko kuzamurwa, kandi abari basinziriye aribo bari b'abapfapfa kugira ngo bakire nabo ubutumwa, ariko kugira ngo bitume batanga ubuzima bwabo mu kaga gakomeye, bo ntabwo bazakira kwizera kubaha kuzamurwa, kubera ko igihe cy'ibyo ngibyo ariko gutegurwa ko kugira ngo umuntu yakire umubiri wa Tofaniya, icyo gihe cyararangiye, cyarashize. naho ku bisi kubwirizwa kwabo ni ibihano by'Imana bizarimo bimanukira uyu mubumbe w'isi, bo nta mahirwe yandi bazabona. rero ni 144 abo nabo bazakira Kristo mu kuza kwe kwa kabiri, bazamwakira kugira ngo babone uko nabo binjirira muri rya rembo rya dispensation y'ubwami, irembo ari naryo bo bazinjiriramo. iryo rembo ni iryo rembo, kandi intore zo zirimo imbere, intore z'Imana bari b'abanyabwenge bo barimo imbere, barimo barabona Imana imbona nkubone irimo isohoza ibyasezeranijwe, nk'uko Reverend William Branham yabivuze ko bizaba ari ukuza k'Umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be, kandi bo bazatanga ubuzima bwabo mu kaga gakomeye 144. ariko nyuma y'imyaka 3 n'igice, nyuma y'akaga gakomeye, bo bazazuka
bo bazaba ari bo za nkone zo mu ngoma y'imyaka igihumbi, inkone zikorera umugeni. noneho mwumve hano mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi ku rupapuro rwa 369 cyangwa se kuri 363 mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi. tuzi yuko dusigaranye igihe gitoya kandi umugeni yazamurwa mu kanya kariko kose, mu mwanya wari wose. birashoboka ko umwana w'intama yahaguruka ku ntebe y'ubwami y'Imana ariho hari igitambo. nyuma y'aho ngaho bizaba ari iherezo, nta byiringiro bizaba bisigaye mu bisi. aho ngaho rizaba ari iherezo ryabo. nimwumva, mu mwanya wari wose umwana w'intama yahaguruka ku ntebe y'ubwami y'Imana ariho hari igitambo. kandi ibyo ngibyo kera byamaze kurangira, byarabaye. muri icyo gihe isi izatangira kwivumbagatanya n'uburakari bukomeye nk'uko twabisomye ku cyumweru cyatambutse. ntabwo twavuze ko aribwo birangira, ntabwo twavuga ko ibintu birangira ibindi bigatangira. hoya, ibintu byose bigenda bisobekerana. kandi ibyo byose tuzaba turimo tugenda tubibona mu buryo bugenda bwaguka bukurikirana. muri icyo gihe isi izatangira kwivumbagatanya n'uburakari bukabije. bizaba ari imitingito n'ibishyitsi bikomeye nk'uko byagenze kuri wa munsi wo kuzuka k'umwami wacu. ibyo ngibyo bizongera bibe ubwo abera bazagaragara. ibyo ngibyo ni wa mutingito mwene data William yatubwira ko nta gushidikanya uzaba ari umuzuko. mwami, tuzi yuko ibyo byaba mu kanya kariko kose. cyagiye yabivuga ngo haje idubu ntirize, kugeza ubwo ryaje kuza. nta kintu kiri buze, ahubwo dutegereje ko hazashyika uwo munsi w'umunezero. data, twara abana bawe mu biganza byawe, ukusanyiriza hamwe abana b'intama mu biganza byawe, mu gituza cyawe, kugira ngo bagaburire ijambo, kugira ngo bakomerezwe kugukorera. nuko aha ngaha mwene data William akomeje avuga ati, ariko ntimuhangayikishwe n'uwo mutingito. icyo kizaba nanone kandi ari igihe atari icy'umuzuko w'abapfira muri Kristo gusa, ahubwo kizaba ari n'igihe cyo guhindurwa kw'abariho ari bazima bizeye Kristo. ese ni gute guhindurwa kuzaba? ese byose bizabera icyarimwe? ku munsi umwe bizasohora umunsi umwe, cyangwa bizagenda bisobekerana gahoro gahoro? ni ryari tuzabona ibyo ngibyo? nitubibona tuzabimenya niduhindurwa. kandi tuzaba turimo tuvuga kuri bino bintu byose, tuvuga kuri aya masomo yose, nuvuga ngo amasomo arebana n'umuzuko, guhindurwa, n'ibyo byose ari byo turimo tunavugaho. kandi iki gihe cyose twakomeje kuvuga n'ubundi kuri ibyo ngibyo, kubera ko iyerekwa ry'ihema ntirivuga kuri uko kwizera ko kuzamurwa, kandi kwizera kwizamurwa nako kuvuga cyane ku muzuko ndetse no guhindurwa. ni ukuvuga ngo byose ayo masezerano yose uko angana agenda avuga agaruka cyane ku gusozwa kwiyerekwa ry'ihema. nuko akavuga ati, tuzaba turimo tuvuga kuri ibyo bintu byose, ayo masomo yose, kandi mu ihema rinini Karupa Katedrale niho hazaba harimo havugirwa ayo masomo yose. niba havuzwe ko hazaba harimo havugwa, ni ukubera yuko hazaba hariho igikoresho, hazaba hari ijwi, kandi muri iryo jwi niryo Imana izanyuramo ibe irimo ivugisha abantu. kandi iryo rizaba ari ijwi ry'Imana riri imbere mu ihema rinini Grand Karupa Katedrale. hazaba harimo havugwa ku gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. noneho mwongere mwibuke yuko ese ninde weretse Daniyeli? ninde weretse Yohana? igitabo cy'ibyahishuwe cyose, uburyo tubona hariya Yohana yari ameze. marayika arimo amwereka, ndetse marayika yereka na Daniyeli. uwo ni marayika. uwo marayika niwe ugira ububasha bwo kugera muri icyo gitabo cy'ukuri akakirebamo. mu yandi magambo, uwo marayika ni nawe uri imbere mu itorero, kubera ko n'ubundi niwe ubasha kureba muri icyo gitabo. yaravuze ngo mu iyerekwa ry'ihema harimo
icyo gikoresho cyarimo kihakorera inkingi y'umuriro ari we Kristo marayika w'isezerano. Nanone akavuga ko hari na marayika na mwene data Branham nawe nuko bigeze mu mwanya runaka akavuga ngo birashoboka ko bari muri teofaniya. Mu butumwa bumwe niko abivuga, ni ukuvuga ngo aho ngaho tuhafite inkingi y'umuriro, tukaba tuhafite na marayika wa wundi wavugishaga mwene data Branham. Noneho murumva ko uwo marayika n'ubundi yakomeje kuba imbere mu itorero ibihe byose ahakorera. Mu yandi magambo rero, tubivuze ukundi, ni nako azaba hari ari kumwe n'icyo gikoresho Imana izaba ifite mu iyerekwa ry'ihema, mu kuzura kwiyerekwa ry'ihema uw'Imana izaba irimo ikoresha. Kandi niba azaba arimo avuga ku gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, rero ninde ugira uburenganzira bwo kureba mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama? Ni marayika. Ntimwumva? Hazaba harimo havugwa ku bimenyetso 7, hazaba harimo havugwa ndetse no ku kimenyetso cya 7, kandi aho niho hazahishurirwa ikimenyetso cya 7 muri icyo gihe, ndetse hazahishurwa n'ubwiru bwose mu buryo bwuzuye, buzahishurwa bwose. Cyangwa se hazaba harimo habwirizwa ku birebana n'impanda 7 ndetse na za nzabya 7 n'ibyago 7 bya nyuma. Ibyo byose bizarimo bivugirwa mu biterane n'amateraniro azabera mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral, mu gihe iryo hema rinini rizuzura rikegurirwa Imana. Ntimwumva se? Mwumva uburyo ibyo byose noneho ntabwo biri mu gihe cy'inzagihe. Uyu munsi wa none ni ukuri. Nuko mwumve ibiri mu butumwa bwitwa, zivuga ngo biri mu gitabo cy'imirongo, ni umugabane mutoya ku rupapuro rwa 88. Aho ngaho ni mu butumwa bwitwa, ni mu butumwa bw'ibimenyetso 7. Aho ngaho ni ibirebana n'ikimenyetso cya mbere ku murongo waho wa 749. Aho ngaho haratubwira impanda ivuga mu gihe kimwe n'ibimenyetso, kandi nta gushidikanya ni ikintu kimwe. Ibisekuru by'itorero bigatangira, icyo ni ikintu kimwe. Noneho impanda iteka ryose imenyekanisha intambara. Mu yandi magambo ni serwakira, imiyaga mibi muri politike. Iyo serwakira muri politike nibyo biteza intambara. Igihe wowe ugiye kwinjira muri politike ukazanamo kuvangirwa no kuvangitiranya nk'uko bimeze uyu munsi wa none, ni uko ari intambara ibirimo itutumba. Ariko mwumve uburyo ubwami n'uyu munsi buracyari ubwa Satani. Hejuru arandika ngo ibimenyetso, impanda ndetse n'inzabya z'umujinya, ibyago, ibyorezo. Nuko ahangaha ku ruhande n'ubundi ruhande rw'uyu murongo ahashushanya inyenyeri 2 za Dawidi. Arandika ngo kuvangirwa, gucanganyukirwa, kubanziriza intambara, nyuma hagakurikira intambara. Ndetse uwo mugabane nawo awufite mu biganza bye. Kugeza ryari? Kubera iki rero? Kuko n'ubundi byacunguwe na Kristo, ariko aracyarimo akora umurimo nk'umucunguzi mwene wacu, yisubiza be kugeza ubwo izina ry'uwanyuma rizandikwa, rizaba riri mu gitabo agacungurwa. Kandi ibyo ngibyo byamaze kurangira, byarabaye. Ashushanya inyenyeri ya Dawidi, arandika ngo izina ryanditse mu gitabo. Umaze kuba nk'ababyumva, noneho rero aje aturutse ku ntebe y'ubwami, intebe y'ubwami ya se, agenda akataza imbere, yigira imbere, aterura igitabo agikura mu kuboko kw'Imana, yicaye kuri ya ntebe y'ubwami, yisubiza uburenganzira bwe. Icya mbere akora ni uguhamagara umugeni we. Ashushanya aho ngaho inyenyeri ya Dawidi. Amen. Nuko rero none se niki aherako agaterura? Aherako afata umurwanya Satani akamuzirika, akamujugunya mu muriro n'abamukurikira bose. Igihe tuzagera mu birebana n'impanda, noneho tuzagenda dusubire mu bihe byahatambutse, turebe buri kintu cyose mu ntambara zabaye, tugende tubona uburyo ibyo byose byagiye biherekeza itorero. Mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero, mwibuke yuko muri buri gisekuru Imana yabaga yatumye mesaje. Ahangaha harabitubwira ku rupapuro rwa 265 mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero. Ahangaha ni kuri 267.
dushingiye kuri iyi mirongo, Yesu niwe nyenyeri yo mu ruturuturu, kandi arimo aratanga isezerano ariha intore zo mu bisekuru by'umwijima w'icuraburindi, ariko yivugaho ubwe. Nyuma yaho avuga no ku gisekuru kigiye kuzaza. Arangije ashushanya ibuye rikomeza imfuruka, arandika ngo inyenyeri yo mu ruturuturu. nk'uko twamaze kubivuga, Yesu ubwe yivuga yisanisha na mesaje buri gisekuru, arandika ngo ba mesaje 8. Bo nibo bakira bamukomoyeho uguhishurirwa kurebana n'ijambo rya buri gisekuru. Rero kuno guhishurirwa kw'ijambo niko gusohora intore z'Imana zigasohorwa mu isi, zigashyirwa mu guhura na Kristo Yesu mu mwuzuro. Nanone abo bamesaje bitwa inyenyeri kubera ko baramurika bakamurika umucyo batiye ku mwana ari we Yesu. Nanone bitwa inyenyeri kuko ari abatwara umucyo mu gihe cy'ijoro. Nuko rero mu icuraburindi ry'umwijima w'icyaha nibo bazanira umucyo w'Imana ishyanga ry'Imana. Ndetse no ku rupapuro rwa 43 aho ngaho haratubwira, ahangaha ni kuri 45. Kuri 43, 43 na 44, angana kuri 43. Yohana yari ari mu mwuka, kandi ari mu mwuka abona umunsi utangaje w'igitangaza w'Umwami Yesu n'imbaraga ze zikomeye zose. Ahazaza hari hafi yo gusohora kugaragara, kuko Imana niyo yari igiye kumwigisha. Yohana avuga yuko yari impanda. Ntabwo avuga ko yari impanda, avuga ngo yari imeze nk'impanda. Rero iyo impanda ivuze, hari ikintu cy'impuruza kiba kigiye kuba mu kuvuga kwayo, ariko harimo hahishurwa ubutumwa bw'Umwami bumanukiye abantu. Havuze impanda, uko ni uguhamagarwa kw'impuruza. Intumwa y'Umwami nabyo byandika aho ngaho. Ndetse mu bindi bitabo arandika nanone, ashyiramo izindi nyandiko, arandika ngo abantu bateranyirizwa hamwe no kumva. Isirayeli iteka ryose yahamagarwaga no kuvuzwa kw'impanda, nuko hari ikintu cy'ingirakamaro cyabaga cyegereje. mu bitega amatwi. Rero iri jwi naryo ryari rifite ijwi ry'impuruza nk'iry'impanda. Cyari ikintu cyumvikana cyane kandi gisakuza cyane, gikangura, gihuruza. Aho handitse ijwi ashushanya inyenyeri ya Dawidi. Ryari ijwi rikangura ry'impuruza. Icyama natwe tukazumva ijwi ry'Imana nk'impanda kuri uwo munsi, kuko ni impanda y'ubutumwa bwiza buzarimo butanga ijambo ry'ubuhanuzi kugira ngo ritumenyeshe, ridutegurira ikigiye kuzira iyi si. Nuko aha ngaha akomeje avuga ati, les enseñamos ku rupapuro rwa 47 umurongo w'159 handi twagarukiye. Rero tubigisha ko bakwiye gukurikira ibyo bimenyetso, intambara ndetse n'ibihuha by'intambara, ariko impanda yo mu kuvuzwa kwayo ni serwakira muri politiki, mu gihe ikimenyetso cyo ari serwakira mu idini. Hejuru arandika ngo impanda ihwanye na serwakira muri politiki, ibimenyetso bihwanye na serwakira mu madini. Rero ikimenyetso mu gihe kibumbuwe hari ubutumwa bumanuka, nuko aho ngaho hakabaho impinduka muri politiki n'ibindi bigenda biba, ndetse n'ubutware bwabo. Igihe ubutumwa nyakuri bumanutse hagaragara uwo mesaje, nuko bukanyeganyeza bukabicamo kabiri. Iyo aba ari serwakira mu iyobokamana igihe hamenwe ikimenyetso runaka. Nuko arangije aho ngaho arandika ngo ikimenyetso cya 7 iyo gihishuwe mu ruhame habaho serwakira mu iyobokamana cyangwa se mu idini, hakazaza gukandwa. Ni ukuvuga ngo ibyo byose byakomeje kugenda bivugwa muri kino gihe cy'Iherezo. Ibyo byose nibyo bizazana ukugutotezwa
ni ukuvuga ngo mbere na mbere kuzaba ari ugutotezwa, hanyuma kuzahinduka akarengane ku bari b'abapfapfa bazasigara, kimwe ndetse n'ibihumbi 144. ni ukuvuga ngo gukandwa, ese ni iki gikurura gukandwa? Gukandwa imbarutso yako ni ukumenwa kw'ikimenyetso cya karindwi. ni ukuvuga ngo aho ngaho mushobora kuzaba murimo mubona uburyo mu guhishurwa no kumenwa kw'ikimenyetso cya karindwi, ibyo ngibyo nibyo bizazana gahoro gahoro. Muzabona uburyo ugukandwa gahoro gahoro kuzagenda kugenda kugana cyangwa se kwibasira umugeni cyane, intore. Mwumve kuri 700 ku rupapuro rwa 88. Vuba bidatinze umwana w'intama namara kumena ikimenyetso azaba yishuye iki? Atari byose, mbere na mbere n'Imana, mbere bizaba biri mu bimenyetso, nyuma yaho kwerezo bihishurwe. n'ibintu bitatu. Azaba yamaze guhaguruka ku ntebe y'ubwami. mbere na mbere ntabwo azagaragara cyangwa se ngo yumvikane na gato, bizaba bihishe. Amaraso y'umwana w'intama niyo yarishye ikiguzi. Havuze guhinda kw'inkuba mu kuvuga kwe. nuko bigenze bityo, wa wundi uhetswe n'ifarashi yera aragaragara. nabyo biri mu bimenyetso. mwumve neza uburyo byavuzwe ko bizagaragara mu minsi y'imperuka, hakagaragara ikimenyetso cy'itorero. murabisobanukiwe itorero? Ibyo ngibyo bigaragara mu kimenyetso cy'itorero. Dushingiye kuri bo, bazi yuko hariho ikimenyetso, ariko na n'uyu munsi wa none ibyo ari byo ntibabizi, kuko ari umuntu ujetswe n'ifarashi yera. gusa bizahishurwa mu minsi y'imperuka, ubwo kino kimenyetso nyakuri kizamenwa. arangije ashushanya aho ngaho inyenyeri ya Dawidi. ni ukuvuga ngo ahangaha ndetse ku ruhande arandika ngo, ahanditse ngo bizamenyekana mu minsi y'imperuka, ashushanya ibuye rikomeza imfuruka ndetse n'ibisekuru. noneho reka dukomereze ahangaha handi twari twahagarariye, aho ni mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero. aho naho aratubwira urupapuro rwa 52 na 53. ariko umunsi umwe ya mabuye azaba arimo yitura hano ku isi. arangije yandika ngo ibyahishwe igice cya 10 guhera ku murongo wa 1 gakomeza n'ibyahishwe 19 umurongo wa 11 kugeza kuri 20 n'ibyahishwe 11 umurongo wa 3 ndetse n'ibyahishwe 6 umurongo wa 12. ibi byose ni ikimenyetso cya 6. kandi we azaba ari umucamanza w'abatuye isi bose, ndetse azaba afite gutungana n'ukuri azategekesha ibiremwa abantu. nta buryo bwo kuzacika urwo rubanza, nta n'impinduka z'urubanza zizahinduka, ndetse nta no koroshya kuzaba. udatunganye azakomeza kudatungana, uwanduye nawe azarushaho kwandura. rero yo idahinduka ntizigera ihinduka nabwo, kubera ko itigeze ihinduka n'ubundi rero ntizanahinduka. ayo mabuye y'umuringa arandika ngo Mose na Eliya niyo azamenagura umwanzi. murabyumvise? aho ngaho mu gice cya 2 ahangaha ni ubutumwa bwitwa ngo Yesu Kristo arimo abohora icyari kiboshye. ntimwumva? mu mugabane wa mbere yabohoye ku musaraba, aducungura dukura mu bwami bw'umwijima, aratwimura atwinjiza mu bwami bw'umucyo. naho rero mu kuza kwa kabiri noneho azaba arimo atubatura nabwo aducungura, ariko mu buryo bw'umubiri ufatika. muri iyi mibiri ifatika, mu kuduha umubiri w'iteka ryose kandi uhawe ubwiza. none se ni gute azaba arimo asoza ibyo ngibyo? mutega amatwi. iryo buye ry'umuringa niryo rizamenagura rishwanyaguze umwanzi. harya ku musaraba yasigaye, Sekibi yasigaye nta rubora gifite. none mwumvise uburyo n'umukuza kwa kabiri, ubu bwo noneho atubwiye yuko ibyo ibirenge by'umuringa nibyo bizamenagura umwanzi, bizamushwanyaguza. ubwo buzaba ari ubukozi bwa Mose na Eliya, buzamenagura bugashwanyaguza ubwami bw'umwijima, ubwami bw'abanyamahanga, ari bwo bwami bw'abanyamahanga buyobowe na Sekibi.
ibyo birenge by'umuringa bizarimbura antikristo, inyamaswa, aricyo cya gishushanyo n'ibindi byose byatunganyijwe nawe. Azarimbura imikorere y'amadini ariyo yiyitiriye izina rye kugira ngo biremere ibintu birabagirana. Ibi byose azabimenagura, abamenagurane na antikristo. Abagoretse bose n'abatemera Imana n'ababandi bose bahakana n'ababandi bajyana n'ibishya bigezweho, abo bose bajyana na za mode bazaba bari aho ngaho. Twabonye mu makuru, twabonye amakuru arimo azenguruka, niba twabivuga dutyo, ahantu hose ayo makuru arimo aracicikana, avuga ayo makuru navuga ko hariho itegeko cyangwa se twavuga ngo ni ikintu bagiye gushyira mu bikorwa, aho bavuga yuko uburenganzira bw'iyobokamana runaka rirangirira aho uburenganzira bw'abana bahuje ibitsina butangirira. Murumva uburyo umwanzi w'Imana Sekibi yatangiye gucengeza amategeko ye, ndetse agahamagara ayo madini yose cyangwa se amayobokamana arwanya ibyo ngibyo by'abana bahuje ibitsina. Ntimwumva impamvu ibyo birenge by'umuringa nibyo bizaza birimbure ibyo byose birebana n'ubu bwami bw'inyamaswa. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bituruka bikomoka i Roma no muri Leta Zunze Ubumwe, n'ayo mategeko yose aho aturuka ku gishushanyo cy'inyamaswa. Ibyo byose bizarimburwa n'ibyo birenge by'umuringa. Ni ukuvuga ngo bizarimburwa n'ubwo bukozi bwa Mose na Eliya. Abagoreka bose, abatemera Imana, abajyana n'ibigezweho, babandi bose bafite umudendezo, abo bose babarirwamo aho ngaho, bazaba bari aho mu gatebo kamwe. Urupfu na kuzimu yandikaho ngaho ngo dimansiyo ya gatanu, ndetse n'imva izaba iri aho ngaho kumwe nabo. Yego izaba ihari, kuko mu kuza kwe ibitabo bizabumburwa. Rero mu kugaragara kwe rizagaragara ari itorero ry'akazuyaze n'abari ba papa. Azatandukanya intama n'ihene. Rero mwitegereze mwumva uburyo mu kugaragara kw'iri torero ry'akazuyaze kandi akaribona akaryerekana, uvuga ngo aho ngaho abariramo n'abari bapfapfa. Azatandukanya intama n'ihene. Ntibikora gutandukanya rero, ni ubwo bukozi azakora gutandukanya hagati y'icyiza n'ikitari icy'ukuri. Ubwo bukozi nibwo buzaba burimo gukora ibyo ngibyo. Mu kuza kwe azigarurira yisubize ubwami kuko ari ubwe. Nk'uko hazaza uduhumbi n'uduhumbagiza umugeni we, nibo bazaza kugira ngo bamufashe. Ushimwe bibe ubu ngubu cyangwa se ntibizabe. Ihane mbere y'uko uzaba wakererewe. Kanguka mu bapfuye kugira ngo Imana ikunyeganyeze maze ikuzuzemo umwuka wayo, cyangwa se ubugingo bw'iteka bugucike. Bikora uyu munsi wa none mu gihe akiriho igihe. Ibyo byose dore nibyo ab'isi barimo muri iki gihe cya none, kubera ko yamaze guhaguruka. Ayo mahirwe barayaretse, abacaho amahirwe yo kwakira, amahirwe yo kuvuka ubwa kabiri, ndetse no kwakira umubiri wa teofaniya no kwitegurira guhindurwa. Kandi icyo gihe cyamaze kurangira. Noneho mwumve uko hano akomeje atubwira mu butumwa bwitwa Imana irimo ishimangira umurimo w'amaboko yacu, bwabwirijwe itariki 20 z'ukwa cyenda muri 2014 muri Bogota, Colombia. Nimwumva uko atubwira. Yamaze gushimangira ibyo mu gisekuru cya mbere, igisekuru cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, cya gatandatu, ndetse n'igisekuru cya karindwi. Rero ikibura none ni uguhamirizwa kw'igisekuru kibere komeza imfuruka, ndetse azagihamiriza arimo asoza ibyeretswe Reverend William Branham, arimo asoza gukura kwa gatatu, kandi arimo aduha kwizera kuduha guhindurwa no kuzamurwa. Noneho mutega amatwi mwumve
ibyanditse mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero. Ku rupapuro rwa 369 muri kino gitabo, 326 muri kino gitabo kindi. Ahangaha aratubwira ati kabone nubwo atazaba ikimenywa na bose cyangwa se ikirangirire, ariko azahamirizwa n'Imana nka kwa kundi Yesu yahamirije Yohana, umwuka wera nawe akabona kuza guhamiriza Yesu. Natwe tugira ibyiringiro, icyizere ko uwo mugabo nawe mbere na mbere azabanza ahamirizwe n'umwuka uzaba arimo akorera mu buzima bwe, ibikorwa by'imbaraga bitazagirwaho impaka na gato kandi bitazaba byaragaragaye ahantu ariho hose. Kandi Yesu nawe ubwe niyigarukira arandika ngo ari kumwe na Mose na Eliya, aho niho hari ibya birenge by'umuringa, bya birenge bitanga ibihano. Nawe nagaruka azamuhamiriza nka kwa kundi yabikoreye Yohana. Yohana yahamije ko Yesu azaza. Uyu mugabo nawe kimwe nka Yohana arandika ngo Eliya, nuvuga ngo ubukozi bwa Eliya mu kwigaragaza kwabwo kwa gatatu yari Yohana, mu kwigaragaza kwabwo kwa kane yari Reverend William Branham. Kandi azahamya yuko Yesu aje, arandika ngo Mose na Eliya. Kandi mu kugaruka kwa Kristo bwe nawe azahamya, nuvuga ngo we ubwe mu kugaruka kwa Mose na Eliya niwe uzahamya, agaragaza yuko umugabo by'ukuri ari we wari integuza yo kuza kwe kwa kabiri. Rero iki ni cyo gihamya cya nyuma cy'uko uyu mugabo by'ukuri ari we umuhanuzi wo muri Malaki igice cya 4. Kandi mwibuke yuko Malaki 4 nanone ifite gusozwa ku buryo bwinshi, kubera ko Yesu ubwe azagaragara. Arandika ngo Eliya na Mose azagaragara ku iherezo ry'igisekuru cy'abanyamahanga. Arandika ngo ku iherezo ry'iki? Ku iherezo rya dispensation y'ubuntu nibwo azagaragara. No, agabati arandika ngo imyaka 3 n'igice y'igihumbi 1954, nuvuga ngo imyaka 54, igihumbi 1954. Yesu ubwo azagaragara ku iherezo ry'igisekuru cy'abanyamahanga. Bazaba bakererewe kuri ba bandi bose bamwanze batamwemeye. Ashushanya ibuye rikomeza imfuruka cyane n'ibisekuru n'agafureshi kazamuka mu ibuye rikomeza imfuruka. None se niryo riharangira igihe cy'abanyamahanga nibwo hagaragara ubwo bukozi, akavuga ngo noneho nibwo igihe kizaba cyarenze bazaba bakererewe. Ibi yagiye abibwira abantu ko bakwiye gukoresha neza amahirwe mbere y'uko urugi rw'imbabazi rukingwa. Ahangaha aravuze ngo ibyo nibiba rero igihe hazagaragara ubukozi bwa Mose na Eliya. Ahangaha ngo igihe Yesu ubwo azagaragara ku iherezo, aho ni ku iherezo ry'igisekuru cy'abanyamahanga. Aho ngaho nuko bazaba bakererewe ba bandi bose batamwemeye bamwanze. Rero murumva yuko mwumva uburyo Imana mu kumenya yuko azaba ari igihe ubwo imbabazi z'Imana zizaba zamaze kuva kuri ya ntebe y'ubwami ikazaba ahubwo ari intebe y'urubanza n'ibihano. Imana kubw'urukundo ikunda intore zayo, rero niyo mpamvu noneho ituma ubukozi bwa Mose na Eliya. Mwene data uriya muhara aho yavuze ngo kubera ko hasigara ubukozi bwa Mose na Eliya, iryo tsinda ntabwo rizahinduka idini. Ntimwumva? Ni ukuvuga ngo ntabwo bazaba idini. Kandi mwumve yuko muri ubwo bukozi noneho itorero umugeni niho rizabonera imbabazi, kubera yuko muri ubwo bukozi ni muri bwo Imana izajya irebera intore. Kandi ba bandi bose banga ubwo bukozi batabwemera bazaba barimo banga bahakana imbabazi z'Imana ari ubwa nyuma. Kandi ibyo nibyo yatubwiye ku rupapuro rwa 359 aho mu gitabo cy'ibimenyetso 7 cyangwa se 369. Nimwumva uko bivuga hano. Avuga yuko uwo murongo twari twaranawusomye inshuro nyinshi ndetse. Kandi iki ni icyanditswe kandi noneho kiri mu gusozwa mu buryo bwuzuye. Nyuma yaho hazashyika noneho umugabane ubwo bizasora mu buryo bwuzuye, kubera ko
mutega amatwi kuri wa mugabane avuga ngo bazaba barabaye mu materaniro nk'aya ngaya, aho ngaho ibyo ngibyo birimo birasohora. Handi avuga ko bazabwira ibitare n'imisozi ngo bibahishe iyicaye, ibyo ngibyo dore biri imbere aha ngaha gatoya. Noneho reka twitegereze mu mirongo ya nyuma y'Ibyahishwe 6, vuga ngo turebe ibizaba kuri babandi bakobye bagakwena bagaseka kubwirizwa ko ijambo ryahamirijwe, ijambo ry'Imana nzima. Abo bahanuzi bazaba bari aho ngaho bazakora ibitangaza by'ubwoko butandukanye, bazijimisha izuba n'ibyo bintu byose muri icyo gihe. Nyuma yaho abo nibo bazatakambira imisozi n'ibitare kugira ngo ibahishe rya jambo bazaba bakobye. Ntimwumva ibyo bizaba biri mu bihe byatambutse, ibyo bizaba byaramaze kuba, kubera ko ubu noneho bazaba bamubonye aje, ngo hazashyika igihe noneho ubwo bazabasha kumubona, bavuga bati nimuduhishe uburakari umujinya w'umwana w'intama kuko ari we jambo. Bazaba barakobye barasetse ijambo bari kwene, ariko ijambo rizaba ryaje ryambaye umubiri. Bo bazaba barasetse cyane abo bahanuzi, ariko noneho ijambo rizaba ryaje ryambaye umubiri. Kuki rero batihannye? Nuko batabibashije, kuko bazaba bakererewe. Kandi bo aho ngaho hariho n'umurongo narimo nsoma, aho mwene data William aho ngaho atubwira ibyo biri mu butumwa bwitwa kubaho, guhambwa no kuzuka kw'akabuto k'ingano mu buzima bushya mu cyaremwe gishya, bwabwirijwe itariki 27 muri 60 muri 75. Aho ngaho muri ubwo butumwa niwe avuga ati kuba bidatinze dutegereje yuko hazaza abagize umubiri w'abizera, ari we mwana wavuzwe ko azavuka, ari we uzagaragara. Dutegereje yuko ubura ugomba kuvuka, ugomba gusohoka muri uwo mubiri nawe azagaragara, kugira ngo umubiri wose w'abizera ubone kwakira umwuka w'Imana ari wo uri muri uwo mugeni, cyangwa se uzenguruka imbere muri uwo mugeni. Ariko abibwira bose ko ari umugeni, abibwira bose ko bari mu butumwa, abo bose nibyo bibwira. Barabyibwira? Ese bose barizera? Barabyizeye? Oya, bo bazacengera mu bandi bose. Oya, ahubwo umugeni niwe utwite. Rero ntabwo abo bandi bazamwinjiramo, ahubwo umwana uzavuka niwe umurimo imbere, kandi uwo ni umwuzuro uje kwinjira muri uwo mwana. Uwo ni umwuzuro, kandi ibyo ngibyo tubigeze bugufi. Niyo mpamvu dusenge cyane kugira ngo umubiri usigaye atari umubiri w'umugeni, ahubwo umubiri wa wa mwana, wa wundi ugomba kubyarwa n'umugeni, agaragara, agomba kwigaragaza nk'urugingo nawe rw'uwo mubiri wose, kugira ngo umwuzuro w'Imana ubone kuza, maze twese twuzuzwe uwo mwuzuro. Ntimwumva, mbere na mbere agomba kubaza, hakaza umwuzuro muri uwo mwana umwe uzavuka, habone kuza umwuzuro wo mu wundi mubiri wose. Noneho nibwo n'abandi basigaye nabo bazanezerwa, kuko ibaze noneho igihe abasigaye bose muri abo bantu, muri iryo shyanga ryizeye ubutumwa, ibaze igihe bazatangira kubona muri iryo tsinda umwuzuro w'Imana n'ibintu Imana izavuga ikanakora, buri wese yanezerwa mu kubibona. Rero bo bazabitahura, babimenye, kubera ko ibyo ngibyo nibyo we avuga Branham mu butumwa bwitwa ubukwe buba butaboneshwa ijisho buba hagati ya Kristo n'umugeni we. Hari umugabane abivugamo, avuga ati tegereza gusa. Ni ku rupapuro rwa 254. nimwumva uko avuga. Mu ijoro twabonye uburyo aza afite inkota ikomeye kugira ngo yice, twabonye n'uburyo nawe azicwa n'inkota ijambo ry'Imana. Iyo ni inkota ya mu gihumbi, niyo izamwica. Tegereza gusa uko guhinda kurindwi kuba kuzumvikanisha amajwi yako,
aho ni ryari nyuma y'uko guhinda k'umwuka amaze kumvikanisha amajwi yako. Ibyo ngibyo bizabyumvikanira mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral ryumvikanishiriza amajwi yako uko guhinda kurindwi kw'inkuba. Tegereza gusa, tegereza guhinda kurindwi kw'inkuba kumvikanisha amajwi yako. Ryatsinda, nimumva ryatsinda ni iri ngiri. Ryatsinda by'ukuri rizafata ijambo ry'Imana barishyire mu mwanya waryo utunganye. Aho niyo yanditse ngo Mose na Eliya bari kumwe n'intore, noneho bazakata bakebe bace, bazakinga amajuru bakore biriya ibyabanezeza byose bazabikora. Noneho akavuga ngo noneho abasigaye nabo bazahera ko banezerwe, kuko ibaze nawe igihe abantu bose basigaye bizeye ubutumwa bazatangira kubona mu itsinda ritoya umwuzuro w'Imana n'ibintu Imana izavuga kandi ikabikora, buri wese wabibona yanezerwa. Bo bazahera ko babimenye batahure ibyo bizaba birimo biba, kuko n'ibyavuzwe na Reverend Branham mu butumwa bwitwa gushyingiranwa kutaboneshwa ijisho kuba hagati ya Kristo n'umugeni. Azaba ari Imana irimo isoza ibintu byasezeranijwe bishingiye kuko Uwiteka avuga. Bo rero bazahera ko bavuge bati ngo abapfapfa bazavuga ati nimuduhe ku mavuta yanyu. Ntimwumva, ntabwo ari abo hanze gusa, ahubwo ndetse n'ab'imbere mu butumwa nabo, babandi kuva mbere batigeze babasha kwizera, ariko nabo ntabwo tuzabatesha umutwe, tuzabareka tubahe amahoro rwose, kugira ngo batazarenga umurongo nyirantarengwa. Aho harimo baravuga kuri babandi bari imbere mu butumwa gusa, kubera ko uri imbere mu butumwa mu gihe arenze umurongo nyirantarengwa nta buryo bwo kongera kugaruka inyuma kureba inyuma. Nuko rero ntabwo tugomba kugira uwo turwana nawe, ahubwo dusengera abandi, tubasengere. Kandi ibi bintu ntabwo ari ibyo guhatira abandi kwizera, ahubwo buri wese imbere y'umwami azizera iby'Imana izamwemerera kubona no kwizera. Abo Imana izemerera bakamera nka Petero, babihawe no guhishurirwa bakabicakira, bakabyumva, bazabimenya babicakire, kuko si ibya bose, ahubwo ni iby'itsinda ryagenwe, ariryo tsinda Imana yagennye mu igeno ryayo. Uvuga ngo ibyo ni igeno ry'Imana ku bw'igeno. Rero tuzaha amahoro rwose ba bandi yavuze ngo ab'imbere tuzabareka tubaha amahoro, kuko nabo barimo imbere, bari imbere mu butumwa, kuko nabo abazi ubutumwa barabuzi. Ariko kandi ntabwo ari bose bazizera. Ibyo ngibyo twari tubizi, ntabwo bikwiye kudutungura, ariko tukabareka tukicecekera, kubera ko havugwa ko ni ukugira ngo ibyo byose ni ukugira ngo batarenga umurongo nyirantarengwa. Kubera yuko akavuga ngo uri imbere mu butumwa akarenga wa murongo nyirantarengwa, nta mwanya wo kuba yakongera kureba inyuma uhari. Uvuga ngo nta n'ikindi nanjye nabasha kubakorera. Uwarenze umurongo yarawurenze, kandi nta buryo bwo kureba inyuma ukundi. Ni ukuvuga ngo ntutegereze ko umuntu warenze umurongo yazagaruka ngo azuke mu muzuko wa mbere. Hazabaho umuzuko wa kabiri, kandi ku iherezo ryawo uwarenze umurongo uwo ngo azajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Niyo mpamvu iteka ryose nagiye mbabwira nti, kandi nawe babwiye nzanabibasubiriramo, ni icyo udasobanukiwe ujye wicecekera, ufunge umunwa, ibyiza ujye wicecekera. Bo bari bazi neza igihano kibategereje, bazaba barumvise ibyo byose, ariko mwibuke hashobora kuvuga ngo icecekere, ariko mu kuvuga abo ngabo ni ukuvuga ni uko babigenewe. Kuvuga ngo nabo bazaba bazi ibi ngibi, bazaba barabaye mu materaniro nk'aya ngaya kandi barumvise ibintu byose. Bo bazaba bazi ko bakwiye guhangana n'ibyo bintu abo bahanuzi babwirije, ariko bazaba barabyanze, baratesheje agaciro imbabazi z'Imana ari ubwa nyuma. Iyo umuntu yanze atesheje agaciro imbabazi, ikiba gisigaye kuri we ni ibihano. Noneho mwumva uburyo imbabazi z'Imana zongera kwaguka aho ngaho. Akavuga ngo ni Mose na Eliya, uwakira ubukozi bwabo, ubutumwa bwabo, yakira imbabazi. Rero izi nizo mbabazi z'Imana, arizo ziri imbere mu itorero muri iki gihe cyerezo. Rero uwanga izi mbabazi icyo ahera ko akakira ni ibihano.
nuko ahangaha akomeje atubwira ati ahangaha ndi mu butumwa bwitwa ngo Imana ishimangira umurimo w'amaboko yacu. aho haza barimo habwiririzwa inzabya, impanda, nka kwa kundi Reverend William Branham yabwirije ibisekuru birindwi by'itorero, akabwiriza n'ibimenyetso birindwi, kabone n'ubwo ikimenyetso cya karindwi cyo kitahishuwe, ariko kizahishurwa mu ruhame mu gisekuru cy'iwe rikomeza imfuruka. aho ni he? Mu gisekuru cy'iwe rikomeza imfuruka. niyo mpamvu ari ingirakamaro kuzamuka hejuru cyane mu gisekuru, hejuru y'igisekuru cya karindwi, ndetse hejuru y'igisekuru cya karindwi ikihaba ni igisekuru cy'iwe rikomeza imfuruka. niyo mpamvu Reverend William Branham avuga ati murebe hejuru, muhanga amaso igisekuru kije, ni igisekuru cy'iwe rikomeza imfuruka cyangwa se igisekuru cy'iwe rikomeza imfuruka. aho niho Imana izaba irimo ihamiriza umurimo w'amaboko yacu. nuko ahangaha avuga ngo murebe hejuru, nuko we aho yari ari, mwitegereze nk'ahangaha muri izi nyigisho za Bibiliya nakuye kuri kano gapapuro, uvuga ngo na kano gapapuro nagakuye mu nyigisho za Bibiliya, aho kanze ndebe niba twabishyira ngaha yavuga aho ngaho. ni kuri iki cyanditswe cyo mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 20 guhera ku murongo wa mbere kugeza kwa 18. nimwumve ibyo yanditse hano. reka tubanze turebe icyo cyanditswe. yandika igice cya karindwi, ni ukuvuga ngo igihembwe cya karindwi agishyiraho nko kuwa gatanu, naho ku cyumweru ahashyira hejuru mu iwe rikomeza imfuruka, ahashyiraho nk'umunani, naho ku isabato ahashyira hagati. ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi yari ahagaze, mwene data Branham we yari ahagaze arimo akora kuno gutegura, ariko guteguriza ateguriza uwari ugiye kuza. avuga ngo nimurebe hano hejuru. icyakurikiragaho ni umunsi wo ku cyumweru, ari wo munsi wa 8, aricyo gisekuru cy'iwe rikomeza imfuruka. kandi mwene data William nawe yari ari ahangaha, nawe uwari wese yavuga ngo shoka biteze. ahera cyane hari hatarubakwa, hari hagikomeje kubakwa. nuko rero yari umwuka wera niwe warimo akorera muri iki gihembwe, kandi arimo adutegura twese, adutegura kwinjira mu yindi dispensation nshya, ariyo dispensation y'ubwami. kandi aho ngaho niho yarimo akorera uko gusobekeranya amadispensation, nka kwa kundi byagenze mu gihe cya Yohana nk'integuza. kandi icyo gihe, kirya gihe, nyuma y'igisekuru cya karindwi habayeho umwanya w'icyuho, ariho hagaragaye marayika ukomeye Gaburiyeli arimo avugisha Mariya. ntimwumva ibi byose byakomeje kugenda biba muri kino gihe cyacu, mbere yo gusohozwa ko kuza kwa Mesiya, ariko kuza kwa kabiri k'umwami. nanone kandi n'ubundi niko kuza kwe, kubera ko kuza k'umwami gufite ibice bibiri. igice cya mbere ni muri Yesu, naho igice cya kabiri cyangwa se kuza kwe kwa kabiri gusohora muri iki gihe cyerezo. mbere na mbere agakora umurimo we w'ubucunguzi, nyuma yaho agakora umurimo wo kurekarama. ariko ibyo byose ni ukuza kwe, ariko kugabanyijemo ibice bibiri. aho niho hari igice cy'inyabubiri, imiterere y'uburyo bubiri. ibyo tuzabyumva ku cyumweru. nuko aho ngaho rero murumva uburyo muri icyo gihe cyagombaga gusohozwa muri kwa kuza kwa mbere k'umwami, bisohorezwa muri Yesu. ariko mutega amatwi uburyo muri kwa gusobekerana kw'amadispensation, hagati ya dispensation y'amategeko na dispensation y'ubuntu, harya hagati hagaragaye integuza, ari we Yohana umubatiza. uyu munsi wa none hagaragara integuza yo kuza kwe kwa kabiri, ari we Reverend William Branham. ndetse hongera kugaragara na Gaburiyeli arimo avugisha Mariya. naho uyu munsi wa none twebwe hagaragara marayika Gaburiyeli arimo avugisha itorero umugeni, arimo nawe ateguriza nk'integuza. nyuma yaho hakagaragara umwana w'umuhungu. mwumva uburyo mu buzima bwa mwene data Branham ibyo byose byagaragarijwe muri we mu buzima bwe. kandi mwumva uburyo muri uko kwigaragaza kw'Imana yigaragariza muri mwene data Branham, muri kwa kwigaragaza kwa Eliya ku nshuro ya 4,
mu kwigaragaza kwe kwa kane, ariko kwigaragaza kwa Eliya mu gice cya kane, aho ngaho kirya gihe yagaragaje, yerekanye inshuro eshanu z'ukuboko kw'imbaraga kw'Imana. Rero nk'uko byeretswe mwene data Branham muri uko kwigaragaza gutanu, nanone mwongere mwibuke yuko ugukura kwa mbere no gukura kwa kabiri kwasorejwe muri Reverend William Branham, ndetse no gukura kwa gatatu kimwe nk'uko ari ijambo rivuga bikaba risikora uko gukura kwa gatatu, nanone mu buryo bw'igice kwasorejwe muri mwene data Branham. Nuko rero gukurura kwa gatatu ni mu gusozwa no kuzura kwiyerekwa ry'ihema, kandi ibyo Branham yavuze yuko ibyo ngibyo byari bitarahinduka ukuri, byari bitarasohora. ni ukuvuga ngo byari bitarahinduka ukuri mu gihe cya mwene data Branham. yabivuze muri 65 avuga ngo hari ikintu nzi na n'ubu kitari cyasohora, kandi aho ni ahantu ngomba kwinjira nkajya gusengera abarwayi. uwo ari we wese hari uwavuga ngo uko bitasohoreye muri mwene data Branham, rero yaratsinzwe, yaraneshejwe. Ntiyaneshejwe, ntiyahushije, ndetse nta n'ubwo mu byo yavuze byose yigeze ahusha na gato. Revera William Branham niwe nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, niwe nteguza yo kuza kumusigwa, kandi ubutumwa bwe nibwo butumwa butubwira, butwereka uko kuza kwe kuzamera, ndetse ubutumwa bwe nibwo buteguriza kuza kwa kabiri k'Umwami. noneho mutega amatwi mwumve ibyo yatubwiye mu butumwa bumwe runaka, ari bwo mu 1946 nibwo yatangiye. hariho igitabo kirimo cyitwa ngo amateka y'ubuzima bwanjye, ariko aya ni amateka yavuzwe n'undi muntu. nyuma yaho naza kubashakira amakuru yose, ariko nari naranditse uyu mugabane mutoya aho avuga muri data William yarimo abisoma mu gitabo mwene data William yari afite aho ngaho, avuga ngo bwa kabiri ubwo William Branham yaje iburengerazuba ni nko muri 47, igihe yari umupasitori yasize urusengero rwe, igihe marayika yari yahuye nawe, arangije amutegeka muri 46 kugira ngo ajyane impano idasanzwe yo gukiza indwara mu murimo w'ibwirizabutumwa. William yandika 1946. bundi bushya yasubiye ahitwa Phoenix muri Arizona. Kuri iyi nshuro rero byari kugira ngo akoreshe iyo mpano hagati mu bantu. Ibyo ntabwo bifitanga kuko ntabwo ngiye kubisoma, niyo mpamvu ntafite icyo gitabo, ariko ejo byibuze nazaba gifite nkabaha amakuru yose. iyi nshuro byari kugira ngo ubukozi bwe bukorere hagati mu bantu kandi bubafashe, kandi abenshi bakomokaga ku babyeyi, umugabo n'umugore b'Abanyamegizike. aho ngaho naho yasanze gusubiza ko kwizera kwinshi kubw'iyo mpano yari afite, cyangwa se mu bukozi bwe byabaye aherekera mu burengerazuba, ariho hagombaga gutangira ububyutse bukomeye cyane bukazenguruka ibihugu byose. Mu bukozi bwe bwahereye kera, kuva igihe marayika yamutegekeye ngo natangire. Arandika ngo yatangiye igihembwe cya mbere. William abyandika aho ngaho mu 1946. noneho mwumve muri 1946 none wowe nufata muri 46 ugateranyaho biraguha 1974. noneho wowe nuteranyaho indi 28 biraguha 2002. nuteranyaho indi 28 biraguha 2030. aho ngaho ushobora kumva ikintu kiri aho ngaho, ari bwo muri icyo gihembwe cya kabiri nanone
aho ngaho tiene ese habera cumplimiento ugusohozwa hasta la kugeza mu séptima gihembwe etapa, cya karindwi en donde ariho nos mwene colocó data nuestro William hermano yadushyize y ya kandi en muri ese uko entrelace gusobekerana luego de esa segunda mu gihembwe etapa cya en kabiri guhera adelante, ubumwe bwugakomeza en lo cual ariho entraríamos twagombaga de lleno kwinjira ya mu mwuzuro en el muri 2019 2019 nibwo twinjiye mu mwuzuro al muri 2020, 2020 nuko y aho ngaho vemos tukumva como uburyo todo ibyo eso byose se byakomeje ha kugenda estado cumpliendo bisohora la aclamación, bisoza la voz de arcángel y trompeta ijwi de rirenga Dios, ijwi ry'amara gukomeye también esas ndetse n'imanda etapas y'Imana que fueron ibi byose ni ibyagiye bigaragazwa representadas y kandi reflejadas en bishushanyizwa el muri hermano mwene data Branham lo cual ibyo también nabyo Dios Imana ha cumplido yagiye en medio de la ibisoreza iglesia imbere mu con itorero los ikoresheje personajes abantu correspondientes. babugenewe Vemos aho la ngaho primera, tubona igihembwe la cya mbere segunda y cyo la gukura kwa tercera. mbere kwa kabiri n'ukwa Y la gatatu tercera kandi gukura kwa es la gatatu que corresponde niko kujyanye a n'iki este gihe tiempo cy'iherezo final, ko en ari donde nabwo aparecería hagombaga en medio de la kugaragara mu iglesia itorero una ihema gran rinini carpa Grand catedral, Carpa Cathedral de lo cual ari el ryo Reverend reverendo William Branham Branham habló. yavuzeho ibyo Eso ngibyo no lo íbamos ntabwo a hablar tuza así kubivuga sin gutya tenerla, gusa pero ya tutabifite vamos a ir ariko ibi viendo byose todo tuzagenda eso tubireba y en dónde turebe aho estamos, tugeze porque aho duhagaze kuko todo byose será hablado bizavugwa y abierto, porque kandi el bishurwe séptimo kuko sello ikimenyetso cya karindwi sería abierto cyagombaga guhishurwa mu completamente mwuzuro en mu una ihema gran rinini carpa Grand catedral. Carpa Cathedral Y eso es lo kandi que ibyo Dios ngibyo está haciendo. nibyo birimo bikorwa ya somos twebwe personas nitwe bantu maduras, dukuze kandi tukaba estamos turimo recibiendo twakira todo lo ibyo que necesita itorero la rikeneye iglesia, byose cuando nko kwa le kundi dijo, byabwiwe Juan, Yohana ati déjalo ibyo biceceke quietecito, bireke no lo ntubyandike escriba, nzabyihishurira igihe tengan bazaba bakeneye necesidad kuba de babimenya saberlo. koko Cuando es la igihe necesidad hariho de saberlo. igihe cyo kumenya Ahora, n'uyu munsi wa hoy, none ni muri en kino este gihe tiempo cy'iherezo final, mbere y'uko antes ibihano que by'Imana caigan los bitangira juicios kumanuka divinos by'akaga de la gran gakomeye tribulación, kugira ngo para bityo que intore sigan z'Imana zibe escogidos y ziteguye estos ziteguriye para ser guhindurwa no transformados y kuzamurwa raptados. aha ngaha akomeje Sigue diciendo mwene data William nuestro atubwira hermano ati William, muhanga mires amaso arriba, hejuru mu a la gisekuru edad que kije viene, la edad igisekuru de la cy'ibuye piedra rikomeza angular, imfuruka cyangwa o se de la piedra igisekuru angular. cy'ibuye Eso es lo rikomeza que dice imfuruka el nibyo hermano Branham Branham. avuga Eso está en ibyo el- byanditse mu la gitabo cita cy'imirongo kuri magana atatu na 311, cumi na rimwe urupapuro página rwa mirongo itatu na 37, karindwi párrafo umurongo wa magana atatu na 311 cumi na dice, rimwe ahagana ku mugabane wa nyuma w'uyu murongo aravuga ati muhanga amaso igisekuru kije hano hejuru mwibuye rikomeza imfuruka murumva icyo nshaka kuganishaho ni ukuza k'umwami yigaragaje imana mu byaremwe byose itegereje ko itorero rishyika mu mwanya waryo utunganye ukwiye ashushanya ibuye rikomeza imfuruka aho ngaho yerekana n'agafureshi kazamuka mu ibuye rikomeza imfuruka n'ibisekuru ariko agafureshi kerekeza mu ibuye rikomeza imfuruka nuko hejuru arandika muri uyu murongo ngo igisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka kuza k'umwami nuko aha ngaha akomeje avuga ati aho niho imana izaba irimo ihamiriza ishimangira umurimo w'amaboko yacu gukurura kwa gatatu kuzaba ari ukwitorera umugeni nanone kuzaba ari ukw'abari b'abapapa ndetse kuzaba ari n'ukw'ab'isi nuko rero hazabaho kwigaragaza kwa Kristo ari mu mwuka wera imbere mu itorero rye ibyo bizagenda bigere ku ntore zose zahindurwa kandi ibyo byose ni ukugira ngo bihamagare kandi bibakusanyirize hamwe ntimwumva ni ukubakusanya ibyo ni byo twumvise mu buzima bwa Yosefu yahunitse byose mu bigega ahunikira imyaka yari igiye kuzaza y'inzara ntimwumva uwo murimo ni umurimo wakozwe na Yosefu murumva ko ari umurimo ukorwa n'ubwo bukozi bw'uyu munsi wa none buri mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral nanone akavuga ati hazabaho kwigaragaza kwa Kristo mu mwuka wera ari imbere mu itorero rye ibyo bizagenda bigere ku ntore zose zizahindurwa kandi ibyo byose ni ukugira ngo bahamagarwe bakusanyirizwe hamwe kubera ko iteka ryose guhamagara nk'uko twabisomye ni mu kuvuga ko impanda kubera yuko uko ni uguhamagara hari ikintu gituma habaho guhamagara ntimwumva uko ni uko bazaba barimo bahamagarwa kandi bagakusanyirizwa hamwe bashyirwa mu ruhuniko imbere mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka yego ariko twavuga tugakoresha ya mvugo nanone ati ariko se ntiyamaze guhamagara bose ntiyamaze gukora uwo murimo ntiyawurangije ariko hari umugabane waho avuga ko nta wakwigira umubwirizabutumwa n'umuhanuzi icyarimwe kuko byavangira abantu hari aho mbifite ahantu runaka ndaza kubishaka yaranditse ngo nta waba umupasitori ngo abe umuhanuzi abe n'umubwirizabutumwa icyarimwe kubera ko ibyo byasa nk'ibizana kuvangirwa ni nk'uko yabivuze
yego claro que se rwose hizo niko todo ese yabivuze, recogimiento, niko yakoze kurya gukusanya kose donde habían ahari toda clase amafi de y'ubwoko peces. bugiye butandukanye, ariko Pero al ku iherezo fin ku iherezo del ry'ibihe tiempo, noneho ahí nibwo viene, haza entonces, abamarayika los b'abasaruzi, abo los ngabo que nibo bo estarían bazaba barimo bakora haciendo esa uko segregación. kujonjora, kuvangura. y nanone mwumva Vean, uko dice, avuga y kandi todo ibyo byose esto ni ukugira para ngo llamarlos bahamagarwe y juntarlos, bakusanyirizwe hamwe y darles kandi la bahabwe fe para kwizera ser ko guhindurwa transformados y no raptados. kuzamurwa. Para Kuki que los bahamagarwa llamen bagakusanyirizwa hamwe para kugira ngo darles la bahabwe fe de kwizera rapto. ko kuzamurwa, y para ndetse las no vírgenes kugira ngo insensatas, abari b'abapfapfa para nabo dar sus ubuzima vidas bwabo durante la bazabutanga gran mu kaga tribulación gakomeye como mártires. nk'abazazira O sea, kwizera para kwabo. ellos Nabo también rero murumva es yuko que esos ubwo ministerios bukozi estarán buza burimo bukora ku bw'ineza yabo nabo mu kwigaragaza kwa Kristo ari mu mwuka wera ari imbere mu itorero rye, biza birimo biberaho no ku bw'ineza y'abapfapfa. Ibyo bizagenda bigere no mu Bayahudi 144,000 aribo bazanyura mu kaga gakomeye, ndetse bizagera no mu b'isi, ab'isi atari ukugira ngo bibahe agakiza, ahubwo bizamera nk'uko byabaye mu minsi ya Yesu igihe yapfuye akamanuka mu ndiba y'isi ikuzimu. Uvuga ngo hari ikintu gikomeye ab'isi nabo bazabona, ni ukwigaragaza gukomeye kuzakora ku bantu bose, birimo abantu bose. Uvuga ngo ibyo ngibyo bizakora mu isi yose. Igitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 29 umurongo waho wa 245 aravuga ati ndizera yuko haje ukundi kunyeganyezwa mu isi yose. Arandika ngo haje ukundi kunyeganyezwa ko mu isi yose. Ibi bintu nababwiye byose ni ukuri. Ku munsi w'ibihano nzahurira namwe, icyo gihe ngaruye ya mateka n'ubundi nk'uko mpagaze hano uyu munsi wa none. Aho handitswe ngo kunyeganyezwa ku isi yose, munsi ahashushanywe rikomeze imfuruka ndetse n'ibisekuru. Nanone aho mu kunyeganyezwa ku isi agafuresha akerekeza mu ibuye rikomeza imfuruka. Mpamirijwe neza yuko mwebwe mwese mwatahura ibyo ari byo, ni ukuza ko gusigwa gukomeye cyane kandi kwimbitse ku mwuka wera. Ntimwumva ibyo ni byo bivugwa na mwene data William, ko gukura kwa gatatu kuzaba ari ukwitorera umugeni, abari b'abapfapfa ndetse n'ab'isi. Nuko rero hazaho kwigaragaza kwa Kristo ari mu mwuka wera, ari imbere mu itorero rye. Ntimwumva rero uko niko kwigaragaza kuko gusigwa, ariko kuza kuko gusigwa kuje imbere mu itorero, uko ni ugusigwa k'umwuka wera. Ahangaha akomeje avuga ati kandi uko gukura kwa gatatu kuzakora ku biremwa abantu bose, kuzakora ndetse no ku bari b'abapfapfa, cyane cyane kuzakora ku bari b'abanyabwenge, kuko nibo bafite umugisha nyamukuru kandi nibo bazaba barimo bakora n'umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo Kristo aciye mu itorero rye umugeni azaba arimo akora umurimo yasezeranije wo muri kino gihe cyerezo. Imana iri mu mwuka wera mu itorero ryayo, Kristo mu mwuka wera mu itorero rye azaba arimo akora ibyo yasezeranije muri iki gihe cyerezo, kandi anyuze mu itorero rye azaba arimo akora ibyasezeranijwe, arimo asoza ibyasezeranijwe muri iki gihe cyerezo. Rero azaba ari we urimo uhamiriza umurimo w'amaboko yacu. Nuko rero muri gahunda y'Imana dufite umwanya wo gukora mu murimo w'umwami, kandi dukora mu bikorwa byose by'umwami Yesu Kristo, kandi bidukwiriye kuba turi mu gihembwe cyabugenewe muri kino gihe cyerezo. Ntabwo tuzajya mu gisekuru cya Rodi cyangwa tujye gukorerayo, nta nubwo tuzajya mu gisekuru cya Wisirayeli na Ruteri ngo dukorereyo. Ibyo bisekuru byararangiye. Icyo tuzi naho tugomba gukorera ni hejuru y'ibisekuru, mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka. Aho niho hazasorezwa iyerekwa ry'ihema ndetse n'ibyo yavuze byose ko bizasozwa mu kuzura kwiyerekwa ry'ihema. Aho ngaho niho tuzaba turimo dukora muri gahunda y'Imana. Ntacyo bivuze ngo uzaba utuye mu kihe gihugu, aho ari hose uzaba uri hazaba hariho itumanaho ryoherezwa ahandi hose. Rero ibyo byose Rev William Branham yabonye bizakwirakwizwa ku isi yose bibera mu ihema, bizajya bikwirakwizwa no mu bindi bihugu, kuko hazaba hariho inzira n'uburyo bworohereza kohereza amajwi n'amashusho. Ntimwumva turimo turakora iki muri kano kanya? Rero turimo turohereza itumanaho ry'ibirimo bibera mu ihema rinini Grand Carpa Cathedral. Mwumva uburyo ibyavuzwe na Rev William Branham byose n'ibyavuzwe na mwene data William Soto Santiago, ibyo byose byavuzwe birimo birasohora none. Ibyo byose rero turimo turabibonesha amaso yacu ubwacu.
Y la kandi tercera gukurura kwa etapa gatatu obrará kuzabaho tan mu buryo poderosamente en el bw'imbaraga lugar donde aho donde se esté kuzaba kurimo cumpliendo. gusohorezwa kandi la gukurura tercera kwa etapa gatatu obrará kuzakora tan mu buryo poderosamente bw'imbaraga en el kurimo lugar gusohorezwa donde se aho esté kuzaba kurimo cumpliendo gusohorezwa y en ndetse otros países kunasohorezwe no también, mu a bindi través bihugu de la biciye mu transmisión. itumanaho taransimisiyo O sea que bivuga todo ngo ese izi nyungu beneficio zose también ndetse lo tienen n'ibindi los bihugu demás nabo países. barazifite izi nyungu nabo Por lo barazifite tanto, nuko no rero importa ntacyo en el bivuze lugar ntacyo bitwaye ngo aho donde uzaba uri esté, hose lo importante es icy'ingenzi estar obrando, ni ukuzaba urimo ukora trabajando en esa ukorera etapa muri iki de gihembwe cy'ibuye piedra rikomeza angular, imfuruka en el muri programa gahunda yabugenewe correspondiente a ijyanye este tiempo n'iki gihe cy'iherezo final. yesu kirisito libertando arimo abatura lo que el icyo enemigo umwanzi ató. Nos ponemos en pie yaziritse twese reka duhaguruke y ni uko dejamos bityo así duhere ko inmediatamente muri uyu mwanya con dukomezanye a nuestro apreciado na mwene hermano data y inshuti amigo, yacu el dogiteri doctor william William soto Soto Santiago. santiago